Ndashaka kugira ngo bashiki banjye munyumve neza. Mbese buri gihe ujya wibaza impamvu iyo ukundanye n'umuntu mutandukana mutamaranye kabiri, mugatangira nyamara ibintu bimeze neza, aguhamagara buri munsi, akwandikira ubutumwa bugufi buri joro, kandi akagusohokana kenshi gasoboka, mbese wumva wibereye muri paradizo. Ariko mu gihe utangiye gutekereza ku hazaza h'umubano wanyu, agatangira kuguhamagara rimwe na rimwe, nabyo bikageraho bigashira, wanamuhamagara ntiyitabe, wamwandikira ntagusubize. Yakubera umwana mwiza akakubwira ko akeneye akanya ko kwitekerezaho, rimwe na rimwe uribwira uti abagabo niko babaye, abandi bashaka ko muryamana, yamara kubigeraho agahita aburirwa irengero. Ariko se abandi bakobwa bose ko atari ko bibagendekera? Haba hari ibintu ukora bigatuma abagabo bakuramo amaboko ndetse n'akarenge kabo. Yego rwose birahari, kuko hariyo mpamvu ngiye kukubwira impamvu 5 zituma abasore baguhunga bitewe n'ibyo ukora. Bahaye ikaze hano kuri Nibizum, inkuru zacu kuri kwawe. Njye nitwa Sana. Dore impamvu ya mbere ituma abasore baguhunga: ushaka kwihutisha ibintu. Abakobwa benshi bashaka ko ibintu byose biba. Urugero, hari umukobwa uhuye n'umusore kandi amwishimira cyane, atangira kumuhamagara buri munsi, kumwandikira ubutumwa buri kanya, cyangwa gushaka guhora ari kumwe nawe. Bitewe nuko akenshi mu rukundo usanga abakobwa aribo bafitemo contribution nini cyane, ari no bafitemo uruhare runini cyane mu rukundo, bitewe nuko amarangamutima yabo akunze kuba hafi, ndetse bitewe nuko bakunda kuyagaragaza kenshi cyane. Ibi bituma rero umusore yumva ari ku gitutu, kandi abenshi birabahangayikisha gushyira umusore ku gitutu. Wa muntu we uburi gushotora intare nko gukora ku kabuno cy'intare, kuko umusore wese yanga igitutu. Akenshi umushize ku gitutu abona ko ushaka kwihutisha buri kintu cyose ushaka, akenshi akabona ko nanone ushaka kumugira nk'aho ari wowe uyoboye urukundo rwanyu. Mu rurimi rw'abanyamahanga ibi byitwa love bombing, aho umuntu aguhata akifuza ko urukundo rwose rwihuta, ntibisaba ko mwembi mubishaka. Gusa reka nkubwire ikintu cy'ingenzi: reka ibintu bigende gahoro gahoro. Reka kukumenyana umuntu no kumwubaka neza ntibishingira kuguhatiriza urukundo, kandi bishingira kukubahana ndetse no kumva ibyifuzo bya buri mugenzi we. Mu rukundo iyo hatabayeho ubwunganizi ngo buri wese w'umwunganizi wundi, ntabwo urwo rukundo rushobora gukomera habe na gato. Oya, ahubwo muzahora mu nduru. Niyo mpamvu bituma igihe gitoya mumarana gituma muhita mutandukana, nta kindi gihe kirekire mumarana. Ndetse biba bigoye ko umuntu mwatandukanye mupfa ibyo bintu mushobora kuba mwanasubirana. Iyi niyo mpamvu ya mbere rero ugomba kwirinda gukora mu gihe wabonye umukunzi mushya, kugira ngo utamutakaza. Ntukihutishe ibintu, kuko biri mu bintu bituma umukunzi wa mutamarana kabiri. Impamvu ya kabiri rero ituma abasore baguhunga: ushaka kumuhindura cyangwa kumuyobora. Abasore ntidukunda kumva abantu bashaka kuduhindura. Urugero, hari umukobwa uhorana ikibazo n'umukunzi we, avuga, yambara cyangwa inshuti ze. Niba uhora umubwira icyo agomba gukora aho kubona ibyiza, ibyo biramubabaza cyane. Niba ushaka gusohoka, siweho bisaba ko musohoka. Niba unabisabye, bisabe rimwe na rimwe ucishemo igihe kirekire, uzategereza ikindi gihe yibwiriza. Ntimugasohoke buri gihe ari uko wabimubwiye, kandi hagire ikindi kintu mukora buri gihe ari uko wabimubwira, kumva ko uri kumuyobora. Abasore ni abantu bakunda kugendera kuri strategy zabo, ntabwo bashaka ko umukobwa amubwiriza icyo gukora. Oya, kuko abasore benshi babona ibi nk'agasuzuguro. Nubwo wowe ushobora kuba ushaka kumufasha, ibyo bikora mu buryo butari ubwo. Ntukabikore mu buryo bwo kumubwiriza, cyangwa se ngo bikore mu buryo bwo kubimubwira bihoraho buri munsi. Umugabo cyangwa se umusore ashaka ko umubera umufasha. Reka agire umwanya we, kandi umwubake mu buryo bworoshye, wumve kandi umushyigikire, naho kugira ngo wumve buri munsi wagendera ku bitekerezo byawe kubera kubona ko ari ingirakamaro ngo ari kwita ubimubwira. Si uko bababwira. Oya, mureke. Impamvu ya gatatu ituma abasore baguhunga: ntubahe umwanya wo kugukumbura. Akenshi abasore cyangwa se abagabo dukenera umwanya kugira ngo tumve dushobora nyine kugukumbura wowe ubwawe. Iyo uhora uri kumwe natwe, cyangwa se iyo uri kumwe n'umukunzi wawe, kumuhamagara cyangwa kumwandikira ubutumwa buri kanya, bimushyira ku gitutu cyo kumera nkaho cyese, cyangwa kumwereka ko umwitayeho cyane kurusha uko we agomba kukwitaho. Nubwo nababwiye ko abakobwa aribo bafite umusanzu munini mu rukundo, ariko abagabo nibo bakora iby'ingenzi. Kwitabwaho mu rukundo cyane bikunda gukorwa n'abagabo cyangwa se abasore. Urugero naguha:
umugabo uri gukora akazi cye cyangwa se umusore wamuha ubutumwa 10 bwa WhatsApp kandi ukamushaka guhita agusubiza ku kanya kugira ngo ubone ko kwitayeho. Ntabwo bikunda. Abasore n'abantu bahora mu mitigito ndetse n'abagabo. Icyo gihe ashaka kuguhunga ndetse izo message zawe ntazisubize. Kudasubiza message zawe egale ko uri kubona ko uwo musore ayagusuzuguye cyangwa se yatangiye kwigira mu bindi, niko wowe utekereza ko yakumefiye. Nyamara urabizi ko afite akazi, ariko muri wowe uratekereza uti si akazi afite ko nkazi byatuma tambonera n'umunota umwe wo kugira ngo asubize message zanjye. Oya, ibyo bintu sibyo. Muha umwanya we, reka gira umwanya we. Kwiyubaka kandi kugira passion zawe bizatuma agukumbura kandi abishimira cyane igihe muri kumwe, kuko nimba wahuze nawe muzaba muhuye urukumbuzi ruzaza ari rwinshi. Muganire neza, gusa ntibivuze ko wenda utamwohereza wenda na SMS imwe mu gihe ari mu kazi, ariko ntuyirenze, kuko nushaka ibyo kuzana SMS nyinshi ntago azagusubiza, akazi kazaba kamutwaye. Iyo mpamvu rero nayo mujye muyirinda. Impamvu ya kane ituma abasore baguhunga nuko babona ko utavamo umugore mwiza. Ni gute babibona? Akenshi abasore bashaka umuntu ushobora kubana nabo mu buzima bwose utari umubiri gusa. Niba umukobwa atagaragaza ubushobozi bwo gufata inshingano, kubana n'abana cyangwa gufata ibyemezo byubaka umuryango, umugabo ashobora guhitamo kwigendera cyangwa se umusore akaguhunga. Hari igihe aguhunga bitewe nuko wagaragaje ibimenyetso bya mbere twatangiye tuvuga. Nibi biri mubwiye ko udashobora wenda kubana n'abana. Niba uzi ko wihunza abana, ntabwo umuhungu mwabana. Niba uzi ko utazi gufata ibyemezo byubaka umuryango, ugahora muri ambiance y'urubyiruko gusa, ntabwo umusore mwabana. Ni byiza kwerekana amahoro igihe uri kumwe nawe, ukerekana ubwenge. Niyo waba utabufite ukabwishakamo, nuko wowe wiyubashye mu buzima. Ikintu cyose nakariye gukora biriya bintu nzabikora mu gihe gito bikunde. Oya, tangira ubyitoze, igihe kizagera muzadetingana, mukundane, mufiyansanye. Ibyo bintu warabimenyereye kugeza igihe muzashakirana. Reka nguhe tip: shyira imbere kwiyubaka no gukora ku mibanire yawe. Ntabwo ari gusa ku mubiri cyangwa ku buryo wiyerekana. Oya, wigaragara neza inyuma, ahubwo ukunda kugaragara neza mu mutwe. Naho ibyo bindi byose ubyihorere, ubyirengagize byo kugaragara neza inyuma, ariko mu mutwe utagaragara nabi. Impamvu ya gatanu rero abakunzi bawe bagusiga mutamaranye kabiri nuko batisanzura iyo muri kumwe. Ushobora kwibaza ngo ukore iki batisanzura kandi tuba turi kumwe. Kubera ko akenshi abahungu aribo baba bitezweho gutereta abakobwa, bituma bigira uko batari kugira ngo bemeze. Bya bindi bavuga ngo agasore katirariye ntikarongora inkumi, ariko ibyo ntibiramba. Ntabwo wakwiyoberanya iteka, ugeraho ukabirambirwa. Dore ko umukunzi wawe kwiyereke uko ari kandi ubimushishikariza, bizagufasha nawe kumenya niba muzashobokana. Niba ukunda kunenga abandi no kuvuga imico yabo udakunda muri kumwe, bizatuma atabasha kwisanzura ngo akwiyereke uko azahisha intege nke ze, maze namara kurambirwa kwiyoberanya yigendere. Kandi nawe niba wiyoberanya kugira ngo bagukunde, wenda ukaba uri kazizi cyangwa se nyine uri umunwi, ariko mwahura ukinywesha soda, bizatuma uhura n'abantu mutakwiranye, maze mu minsi mike mube murashwanya. Niba uzi ko usoma kuri byera uri umukobwa, ziwe n'umusore mu gihe muri guteretana, ushobora kuyisaba kuyinywa. Yareka kubyishimira akaba ari bwo uyihindura ukanywa izo soda. Ariko mu gihe utangiye kunywa soda muri kudetingana, uzahura n'umusore utari wifuza cyangwa se mudahuye bitewe nuko wabeshye. Kanguhe tip naha: jya uba wowe ubwawe, werekana ukwiyubaha n'urukundo rwawe, kandi umwereke ko umukunda uko ari. Ntiwikomeze kwihisha mu ruhu rw'intama, ahubwo mwiyereke neza, kandi nabo ndabizi neza ko azakwereka neza. Ariko se tumaze kuganira ku mpamvu 5 zituma abasore babahunga bashiki bacu namwe basaza bacu. Wenda ari igihe ibimenyetso by'aba bakobwa bigaragara gutya, hari n'abahungu babikora bikagaragara nabi ku bakobwa gutya. Ariko dore muri comment utubwire niba hari ibyo wakoraga ugiye kureka, cyangwa se niba hari uzi nyine byabayeho, cyangwa se niba wumvise hari icyo ukuyemo. Ukande like niba ukunda inkuru nk'izi, hanyuma utange subscribe kugira ngo zigeze kugeraho buri munsi. Iyi ni Bizum, inkuru zacu kuri kwawe. Njye nitwa Sana. Ciao ciao, hasta la vista.